Murakaza neza kuri Yes TV Rwanda, uyu ni umuyoboro wanyu ugamije kubafasha kumenya byinshi byerekeye ubukungu, ikoranabuhanga rya cryptocurrency ndetse n'ubundi buryo bwose ushobora kubyazamo amafaranga, imbuga nkoranyambaga ndetse no gutekereza by'ubwenge. Uyu munsi turavuga ku mabanga 10 yahishwe kugira ngo ube umukire. Kandi ku bintu 10 turagenda turatanga n'ingero zimwe na zimwe zigaragaza uburyo wahishwe kugira ngo ube umukire. Nk'ibisanzwe tugenda tubagezaho ibiganiro bitandukanye by'ubukungu kandi by'ingirakamaro bishobora kukugirira umumaro igihe ubiteze amatwi kandi ukabyumva neza kandi ugashyira mu bikorwa ibyo wumvishe. Nizera neza ko ibyo tuvuga kandi ari ibintu by'agaciro, ari ibintu by'ingirakamaro, nawe ubihaye umwanya ukabitekereza koko wifashishije ino video cyangwa se ukagendera kuri ibi bitekerezo, ariko nawe ukagira ibyo wongeramo byawe, bishobora kuba byagufasha kuba wagira icyo uhindura, yaba mu mitekerereze ndetse n'ibindi wifuza kuba wakora. Nk'uko bisanzwe rero, njyewe usanzwe ubagezaho bino biganiro by'ubukungu cyane cyane ku ikoranabuhanga rya cryptocurrency ndetse n'ubundi buryo bwose wakwifashisha mu kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga, by'umwihariko smartphone zacu dutunze tukaba twazibyaza umusaruro. Ibyo byose rero ubasha kubisobanukirwa neza no kuba wabikora wifashishije uno muyoboro wacu wa Yes TV Rwanda, kuko hari byinshi tugenda tuvuga ku byerekeye ubukungu. Nyamuneka wanyarukiramo ukareba n'izindi video nyinshi twagiye tuvuga zitandukanye. Nk'ibisanzwe mukunze kubana muri bino biganiro, nitwa Gasigwa Emmanuel Kiza, abo dusanganwe barabimenyereye. Reka tubanze duhe ikaze umuntu wese wakanze subscribe kandi kuri uyu munsi wa none kuri no video tukaba tukiri kumwe, reka ati uri umuntu w'intwari cyane, turagukunda. Reka kandi duhe n'ikaze umuntu nawe wagize umuhate ndetse n'ubushake bwo gukirika kuri ino video, akaba yayitayeho umwanya we. Reka mubwire ati nawe uri umuntu w'ingenzi cyane, kandi nyamuneka nawe wibuke gukanda subscribe, ukore no kunzogera, ukore share kubo ubona ino video igenewe. Ikintu rero twavuga nk'icya 10 ni uko ibyo twahishwe kugira ngo tube abakire ni ugutekereza ku gihe kirekire. Abakire ibanga bagira cyangwa se bashyira imbere inyungu igihe kirekire, aho gushaka inyungu ya vuba. Urugero, gukomeza gushora mu mishinga yabo y'ikoranabuhanga mu buryo inyungu yabo izagaragara inyuma y'igihe. Mu gihe twebwe ikintu kitari inyungu y'ako kanya cyangwa se ikintu utari bujyane ku isoko kanya bakahita baguha amafaranga udashobora kuba wagikora. Ahangaha rero niryo banga abakire baduhishe, nicyo kintu twahishwe kuba tudashobora gutera imbere, kuko ntabwo dushobora gutekereza ejo hazaza. Ibi ni ibintu bibaho cyane, ukareba nk'ikintu ukavuga ati se nk'iki ngiki inyungu yacyo y'aka kanya ni iyihe, ukaba wakiborera. kandi nyamuneka icyo ari ikintu gishobora kuzakubyarira inyungu nyinshi cyane igihe wihanganye ugategereza. Iki ngiki akaba ari cyo abakire nakita nk'aho twahishwe twebwe bakene, ari naryo banga abakire bafite kuturusha. Ikintu cya 9 ni ukugira icyerekezo. Ntushobora kuba umukire utagira intego ifatika no kugena aho ushaka kugera. Urugero, intego ya buri cyumweru yo kunguka
ibihumbi 15 mu bucuruzi bwawe. Igihe bitariho ntabwo bishoboka, ntushobora kuba umukire utagira intego. Niba utihaye intego uvuga ati byibuze buri cyumweru ngomba kujya mbona ibihumbi 15, aho ngaho biracyari kugorana cyane, nakubwira ati uracyari kure cyane, uracyafite byinshi byo kwiga ndetse no gusobanukirwa kugira ngo nawe ubashe kugera kure. Naho ikintu cya munani twahishwe tudasobanukiwe neza kugira ngo tugere ku nzozi z'abakire cyangwa se tugere ku byo abakire bagezeho. Kumenya gushora amafaranga. Iki nacyo abakire bashora amafaranga aho kuyashyira mu bintu bidatanga inyungu. Urugero, gushora nko muri bitcoin cyangwa se mu yindi crypto ifite agaciro. Ahangaha abakire bo icyo bakora, bo arareba nyine ibyo twavuze, arareba ikintu gishobora kuzagira agaciro akagishoramo amafaranga, mu gihe twebwe tumara umwanya munini dufata amafaranga twakoreye tukayashyira mu bidafite akamaro, mu bitadufitiye inyungu. Ariko mu gihe umukire wiwe ahora akirwana no gushakisha aho agomba gushora amafaranga ye, nyuma y'igihe akaba yakunguka ayandi. Iryo naryo ni irindi banga twahishwe. Ikindi cya karindwi twavuga ahangaha ni ukudatinya gukora amakosa. Buri mukire yigeze gukora amakosa, ariko bakayigiraho amasomo. Urugero, niba wagize igihombo mu bucuruzi bwawe bwa mbere, komeza wige aho wakosheje. Ahangaha twavuga wenda bya bindi bajya bavuga ati no kudafata risike nabyo risike ubwabyo. Hano rero iyo utinya amakosa, ubwo nyine ntabwo ushobora no kuyakosora. Niyo mpamvu igihe cyose ushobora kuyagwamo, kubera yuko urayatinya ariko ugashiduka wayaguyemo. Ariko umuntu we wiyemeje gukora amakosa, ni uko avuga ati amakosa niyo nzakosoramo ibyo nakosheje. Niyo mpamvu rero umuntu wese ikosa wakoze niryo rikosora ibyo wishe. Ikindi cya gatandatu, abakire bahora biga. Ujye wiga buri munsi ibyerekeye isoko ushaka gukoraho. Urugero, nko kumenya uburyo bwo gucuruza neza kuri wenda twavuga nka Binance cyangwa se Forex Trading, ndetse n'andi masoko Pionex yo ku ikoranabuhanga, nko gukoresha Binance mu buryo bwizewe. Ikintu cya gatanu ahangaha twavuga ni nko kubaka umubano mwiza n'abandi. Umukire wese agira inshuti zifite akamaro kanini, zamufasha mu rugendo rwe rwo kunguka. Urugero, kugirana umubano n'ababasha kugushyigikira mu bucuruzi bwawe. Ahangaha nugira za nshuti zidafite icyo zimaze, cyangwa se utazi kubana neza, cyangwa se utazi kumenya inshuti nyayo, inshuti ugomba kwigiraho, cyangwa se inshuti ugomba kwifashisha igihe utekereje kuba watera imbere, nabyo bishobora kuba kimwe mu byahishwe cyangwa se mu byo wahishwe utazi. Ikintu cya kane ni ugushyira imbere umushinga ufatika. Niba ushaka kuba umukire, ukeneye gutekereza ku mushinga udasanzwe ufite agaciro ku bandi. Urugero, ushobora gutangiza iduka ryo kuri murandasi ry'ibikoresho by'ikoranabuhanga, nk'utugabanyarumuri cyangwa se ring light cyangwa se kamera cyangwa se n'ibindi byinshi cyane. Ni byiza rero ko ugomba gushyira imbere imishinga yawe y'ubucuruzi, ukayiha umwanya uhagije. Ikindi cya gatatu ni ukumenya agaciro k'igihe. Igihe
ni umutungo w'igiciro cyinshi kurusha amafaranga. Uko ukoresha igihe cyawe bigena uko uzunguka. Urugero, amasaha 2 nimugoroba mu ishoramari ryawe rya wenda urugero scalping abantu bakora forex barabizi, ni igihe ushobora gucuruza ucuruza nko kuri interineti, ukaba wajya kuri mudasobwa ukaba wakora amasaha 2 yonyine ukaba wungutse. Ni ukuvuga ngo umuntu wakoze ishoramari ryawe cyangwa scalping ashobora kuzana inyungu mu cyumweru kimwe gusa. Ikintu cya kabiri rero kuva ikintu cya kabiri rero dukunda guhura nacyo n'abakene, ari narindi banga twahishwe, ni ukuva mu mutego wo gushakika ibintu byose icyarimwe. Abakire bita ku kintu kimwe bakagikora neza mbere yo gukomeza ku kindi. Urugero, wahitamo gukora neza ubucuruzi bwawe bwa ring light mbere yo kwagura mu bindi bicuruzwa. Ikintu cya mbere rero ari nacyo turi busorezeho, nyamuneka nkusaba ati niba ino video ubona ikunyuze kandi ukabona hari ikindi kintu hari icyo wungutsemo, nyamuneka kanda subscribe. Ni ibintu byoroshye cyane, isegonda rimwe biba bihagije. Ikintu cya mbere rero ni uguhindura imyumvire ku mafaranga. Amafaranga si ikibazo ahubwo ni igisubizo. Ujye utekereza ku buryo wakunguka aho gutekereza ku byo udafite. Urugero, umuntu watangiranye udufaranga duke mu bucuruzi bw'amatunda kandi akunguka kubera gutekereza ku byo ashoboye aho kureba intege nke. Mu gusoza rero twabashimira tuvuga ati kuri Yes TV Rwanda twiyemeje kugufasha gutera imbere, gutera intambwe ijya mbere ahaboneza amasomo meza cyane, kandi ujye wishyiriraho intego zishingiye ku mishinga ifatika. Subira hano ubone ibindi ibisobanuro kandi ntibizagucike. Twifatanyije tube abakire kandi tugere ku nzozi zacu twifuza. Nyamuneka icyo mpora mvuga cyangwa se icyo nkunda gusorezaho ni uko nakubwira ati kuba waravutse uri umukene si ikosa ryawe, ariko gusaza uri umukene ni ikosa ryawe. Nyamuneka rero tugomba kwirinda rino kosa ntirizatubeho. Icyo nicyo gihe cyo gukora. Ndabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha kandi mukomeze kugira amahoro y'Imana ibahezagire.